Ubuntu bw'Imana bubane namwe mwese, kandi umugisha wayo n'amahoro Imana itanga bibane n'imitima yanyu mwese. Turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara, ariko kandi Imana iyo itanze amahoro nta muntu utera amahane. Niyo mpamvu mbifurije amahoro y'Imana. Tugiye kuvuga kuri chapitre ya nyuma y'ubuzima bwa Mose, umugaragu w'Uwiteka, cyangwa se umusozo w'urugendo rwa Mose, umugaragu w'Uwiteka, umugabo wayoboye Abisiraheli abavana mu gihugu cy'Egiputa abajyana i Kanani, nk'uko ari isezerano Imana yari yarahaye ba sekuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo, ko izabaha igihugu, ko izabageza i Kanani, ko bazatura muri Kanani kandi kikaba igihugu cyabo bwite. Mose yahagurukanye n'ubu bwoko abuvana mu Egiputa abujyana i Kanani. Ariko impamvu numvise twavuga ku iherezo ry'ubuzima bw'umugaragu w'Imana Mose, nuko tubona ko nubwo yakoze byinshi agaharanira kugerayo ageranye n'ubwoko bw'Imana yari ayoboye, ariko bigaragara ko we atigeze agera mu gihugu cy'amasezerano. Reka turebe impamvu yabiteye, tumenye impamvu atageze mu gihugu cy'isezerano. Kanani yari yarategereje, Kanani yarwaniye, Kanani yifuzaga kuzakandagiramo, bikarangira atayikandagijemo ikirenge. Reka turebe impamvu yabiteye. Iyo dusomye mu gitabo cyo kubara ibice 20 uhereye ku murongo wa 7 kageza hasi ku murongo wa 12, tuhasanga ikosa cyangwa se icyaha Mose yakoze we na Aroni cyatumye batabasha kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Ku murongo wa 7 haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati, enda ya nkoni wowe na Aroni mwene so muteranye iteraniro, mubwirire igitare mu maso yabo kivusha amazi yacyo. Mubwirire igitare mu maso yabo kivushe amazi yacyo, ubakurira amazi muri icyo gitare, aba ariko uha iteraniro n'amatungo yaryo amazi yo kunywa. Mose yenda iyo nkoni ayikuye imbere y'Uwiteka uko yamutegetse. Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose arababwira ati, nimwumve mwa bagome mwe, muri iki gitare twabakuriramo amazi? Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye kabiri. Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye kabiri, kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa, ryuhira n'amatungo yaryo. Muri iyi mirongo hagaragaramo ikosa, icyaha Mose yakoze. Imana yaramubwiye ngo wowe na Aroni muteranye iteraniro, hanyuma mubwirire igitare imbere y'amaso yabo kivusha amazi. Ariko ku murongo wa 11, aho kugira ngo Mose abwire igitare kivusha amazi, Bibiliya yavuze ngo amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye kabiri. Akubise igitare kandi Imana yamubwiye ngo abwire igitare kivusha amazi, ariko akubita igitare. Iri ni ikosa rikomeye ryo kutumvira Imana Mose yakoze. Ntabwo yakoze icyo Imana imusabye, ntiyakoze icyo Imana imubwiye, ntiyakoze icyo Imana imutegetse. Kandi mu bintu bikomeye biriho, Imana ikunda umuntu yumvira, ikunda umuntu yubaha, ikunda umuntu ukora icyo imusabye, ikunda umuntu yumvira mu nzira ze zose. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Ku murongo wa 12, Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisiraheli, ntimuzajyana iri teraniro mu gihugu mbahaye. Kubera ko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisiraheli, ntimuzajyana iri teraniro mu gihugu mbahaye. Igihano kitoroshye cyane, kitoroshye na gatoya, nticyoroshye na gato. Ukurikije imbaraga cyangwa se effort Mose umugaragu w'Uwiteka na Aroni bari barashyizemo kugira ngo bazabashe kugerana n'ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'i Kanani, ariko kuri uyu munota, uyu mwanya, Imana
ibahaye igihano cyo kutazigera bagera muri Kanani. Ni igihano gikomeye, ni igihano ntekereza ko kigoye cyane. Ni inkuru kuyumva bitaryoshye, ntabwo biryoshye na gatoya. Hanyuma kuko aha bari bageze, ubwoko bw'Imana bwari bwitegeye igihugu cy'i Kanani buri mu nkengero zacyo, kandi Imana ikabibwiye Mose na Aroni ngo mwebwe ntimuzagerayo. Birumvikana ko nta kundi byagombaga kugenda, bagombaga gupfa. Mose rero amenye ko igihe cyegereje, yazamutse umusozi Nebo. Imana imuha kureba igihugu cyose uko cyakabaye, irakimwereka, arakireba, aracyitegereza. Aha naho harimo imbaraga zikomeye z'Imana. Uku kureba ntekereza ko ari ukubona kudasanzwe. Tekereze guterera amaso ukabona igihugu cyose, akakibona cyose uko cyakabaye, kuko Bibiliya irabivuga. Uhereye ku murongo wa mbere w'igice cya 34 mu Gutegeka kwa 2 havuga urupfu rwa Mose. Bibiliya igaragaza ko Mose yazamutse mu mpinga ya Pisiga ahateganye n'i Yeriko. Uwiteka akamwereka igihugu cyose, uhereye Galeyadi ukageza Idani. Umwereka igihugu cy'Abanafutali cyose, n'icy'Abefurayimu, n'icy'Abamanase, n'icy'Abayuda cyose, kugeza ku nyanja y'Iburengerazuba. Bitewe n'uko ubwoko bwa Isiraheli bwari bwegereye igihugu cy'i Kanani, bwari bugeze mu nkengero z'igihugu cy'amasezerano, kandi Imana ikabibwiye Mose ngo wowe na Aroni ntimuzagerayo bitewe n'uko muterekaniye kwera kwanjye imbere y'iteraniro ry'Abisiraheli. Birumvikana neza ko Mose yagombaga gupfa cyangwa se ikamwimura nk'uko yimuye Eliya, ko byose byarashobokaga. Ariko Bibiliya igaragaza ko Mose yapfuye. Inkuru z'urupfu rwe reka tuzisome mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 ibice 34 duhereye ku murongo wa mbere kumanuka hasi gatoya. Mose ava mu kibaya cy'i Mowabu kinini, azamuka umusozi wa Nebo, agera mu mpinga ya Pisiga iteganye n'i Yeriko. Uwiteka amwereka igihugu cy'i Galeyadi cyose ageze Dani, n'icy'Abanafutali cyose, n'icy'Abefurayimu, n'Abamanase, n'icy'Abayuda cyose, ageza ku nyanja y'Iburengerazuba. Amwereka n'i Negebu, n'ikibaya cyo kuri Yorodani ari cyo gikombe cy'i Yeriko, umudugudu w'imikindo, ageza i Sowari. Umurongo wa 4 aravuga ngo Uwiteka aramubwira ati ngikiriye igihugu narahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo, ntinzagiha urubyaro rwawe, none nguhaye kukirebesha amaso, ariko ntuzambuka ngo ukijyemo. Nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'i Mowabu, uko Uwiteka yategetse. Imana idufashe. Iki ni igihe gikomeye kuri Mose, kuko ni igihe yabonye kuzura ku isezerano Imana yarahaye ba sekuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo. Abona isezerano ryuzura, igihugu arakibona uko Imana yakivuze, kandi ahantu ho mu kukireba harimo imbaraga zikomeye z'Imana, kuko ni ukubona kudasanzwe. Guhagarara mu mpinga y'umusozi, ariko Imana ikakwereka igihugu cyose, amaso yawe agahabwa kureba igihugu cyose uko cyakabaye mu bice bigiye bitandukanye byacyo, ukakibona uko kiri. Ni ukubona kudasanzwe. Ntekereza ko yakozwe ku maso mu buryo bukomeye. Abona igihugu cyose uko cyakabaye, arakibona nk'uko Imana yakibabwiraga, ariko kukinjiramo, kukigeramo biragorana, cyangwa se ntibyanashoboka, kuko Imana icyo yari ivuze yagombaga kugisohoza. Imana ni igitangaza, kandi Imana ikwiriye kubahwa. Ibyivuze byose irabikora, ntinegurizwa izuru. Ibyo umuntu abibye n'ibyo asarura, ntigireba ku cyubahiro cy'umuntu. Imana iteye ubwoba. Ibwira Mose amagambo akomeye isa n'imunofesha, iramubwira iti ngikiriye igihugu narahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo, nababwiye ko nzagiha urubyaro rwabo, ariko nguhaye kukirebesha amaso, ariko ntuzambuka ngo ukijyemo. Ni amagambo akomeye, ni ibintu bikomeye. Imana idushoboze kuyumvira kandi dushoboze kuyubaha. Urupfu rwa Mose ni urupfu rudasanzwe, ni urupfu ruvugwaho byinshi, ni urupfu rwibazwaho byinshi, kuko biragaragara ko
ni Imana izi uko yapfuye, ni Imana izi uko yapfuye, kandi mu by'ukuri biratangaje kuko Mose ntiyari arwaye, nta ndwara yindi yari Bibiliya ivuga yari arwaye, si intege nkeya, si ukunanirwa tuvuge ngo yari ashaje ngo ananiwe, kuko Bibiliya igaragaza ko ku myaka 120 Mose yari akomeye kandi amaso ye atari yareba ibirorirori, yararebaga neza, yarabonaga neza, yari afite imbaraga ze zari zitari zagabanuka. Bibiliya irabigaragaza. Rero uru rupfu rwa Mose ni urupfu rw'igitaraganya, ni urupfu Imana yo yagizemo uruhare, niyo yamwishe, niyo uzi uko yapfuye. Ni ikintu gikomeye cyane, kuko ku murongo wa 5 haravuga ngo nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'i Mowabu uko Uwiteka yategetse. Uwiteka yari yategetse ko agomba gupfa, nyine apfira aho ngaho mu gihugu cy'i Mowabu, arapfa birarangira. Hanyuma ku murongo wa 6 niho hagaragaza yuko Imana yo yamwihambiye. Umurongo wa 6 uravuga ngo amuhamba mu gikombe cyo mu gihugu cy'i Mowabu giteganye n'i Beti-Pewori, ariko ntawe uzi igituro cye na bugingo n'ubu. Ntawe uzi igituro cye na bugingo n'ubu. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Reka tugera ku musozo tuvuge ibintu 3 bigaragaza ko urupfu rwa Mose ari ikintu kidasanzwe kandi cyihariye. Rwari urupfu ruri unique, cyangwa se urupfu rwihariye, urupfu rukomeye rudasanzwe. Icya mbere nuko nta muntu wundi wari uhari Mose apfa. Mose apfa nta muntu wundi wari uhari, anashyingurwa nta wundi wari uhari keretse nyiricyubahiro Imana gusa niyizi uko yapfuye, niyizi aho yamushyinguye, kuko Bibiliya iravuze ngo nta muntu uzi aho igituro cye kiri na bugingo n'ubu. Icyo ni ikintu cya mbere kigaragaza yuko urupfu rwa Mose ari ikintu kidasanzwe. Icya kabiri nuko igituro cye cyahishwe kugira ngo kitazaba indaro y'ibyashara, cyangwa se kikaba isibaniro, cyangwa se kikaba ahantu hatagatifu, nk'uko tujya kumva imaka ku basengera mu idini ya Isilamu, cyangwa se bazilika ya Mutagatifu Petero ku basengera muri Gatolika. Imana yanze ko igituro cye kigaragara, kuko byari kugusha Abisiraheli. Bitekerezwa ko byari kugusha Abisiraheli ngo bakajya bajya kumuramya. Ibyo byatumye Imana ihisha igituro cye, na bugingo n'ubu nta muntu uzi aho kiri. Ikindi kintu cya 3 kigaragaza ko uru rupfu rwa Mose ari ikintu gikomeye kidasanzwe, nuko ariho hantu honyine muri Bibiliya Imana nyir'ijuru n'isi ihamba umuntu ikamwishyingurira. Bibiliya ikabivuga ngo iramuhamba. Niwe wenyine Imana yahambye, iramwihambira, iramushyingura, irabigaragaza ko apfuye, ariko Imana iba ariyo imwishyingurira, iranamuhisha ku buryo nta muntu uzi aho yamuhishe. Nimba yaramuhambye ku kwezi, nimba yaramuhambye munsi y'isi, hasi y'isi, nta wamenya aho yamushyize, ariko biragaragara ko ariyo yamwihambiye kandi ariyo iza aho yamushyize. Dusoza, ubuzima bwa Mose burangira mu buryo bw'igitangaza kandi bw'ubumana. Nubwo atinjiye muri Kanani yo mu isi, ariko nta kabuza Kanani yo mu ijuru yo yayitashyemo. Kandi igihamya gikomeye kibigaragaza nuko mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 17 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3, igihe Yesu ahinduka ishusho ye ikarabagirana, yagaragaye ari kumwe na Mose na Eliya igihe yari yazamukanye na Petero na Yakobo na Yohana. Mose na Eliya baragaragaye kandi bagaragara bari mu bwiza bwinshi bavugana na Yesu. Bigaragaza ko rero Mose iherezo rye nubwo Kanani yo mu isi atayinjiyemo, ariko Kanani yo mu ijuru yo yayitashyemo. Biravuze ngo nyuma yo gupfa hari ubundi buzima, kandi nta mukiranutsi upfa ahubwo arasinzira. Niko abaririmbyi bavuze. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Twubahe Imana, twitondere amagambo yayo,
ibyidusaba aba ari byo dukora. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo none ubu inzira unyobora niyo nzajya nyuramo. Hari undi wavuze ngo sinzongera kuzimira, aravuga ngo najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi, ariko asoza avuga ngo ndarahiye noneho sinzongera kuzimira, aravuga ngo nzagukorera iteka. Rero Imana dushoboze kuyumvira muri ubu buzima, Imana dushoboze